ka ministeri ko kwase mawuko ngo byibuze nyero mazadutabanye nuko nakayo karumuna ka wagashuri ni karagize umwaka wa 8 ngo ngaho urajya mu bakene batagira n'urwa rwo kwishimisha hoshe none se ko nasabaga urukundo nasabaga amashuri nuko cyabaye unaniye kwiteganyiriza ngo ngaha ni urukundo tuzarurya umugore wawe uzamukunda umurye umunsi mwakenye cyangwa mwabuze icyo murya mwabuze gitabara je nkubwire uzimugusabiye kigende kimeneke ibyo ni ibyanyu cyakora giye nifuza guzamukunda rwose umva arankundira nkamukunda ubirwa n'iki ko gukunda hari icyo waguhaisha yewe yamaye umutima we erega no kutamuzi ni hoho haba ku mubiri haba ku mutima yewe umubonye wamushima mpa ndamashima se mushimiki ndindashima bato murihe nabo ukagira imana ni mubashime mwe bungana uretse ko washatse no kunkanika reka noye kukubabaza uragiye kuvugana nawe niyemera nzamugusabira hazige muzirwarize yahawe murakoze nta kubise ejo ndazindukirayo ngaho subira mu mirimo yawe ganeye ko wa muhungu yabazanye n'icyarire jewe kandi ndekende tarwa none nakoma angahe ubwizi bitano rwose itari kuvuga ko bakumuye insubiza mwiriwe abantu sekunda kumawe mwiriwe abantu yem ise ko badakomara mwiriwe nawe yego ninde ye nubagendereye nakomeza ze ahora mwana wa muraho musa urakomeye mukomere rya witwa ndesha nitwa Rukundo nuko sha so ndaragusabira mwa reba uri umugabo ntabwo yari yansabira uzamuku karame uyu suhuze ndi mwana ndaje ire kuzamuko ndaza gusuhuze ariko ngomba kuba yari yahuye n'imirimo myinshi ese ni Rukundo nigiye urahuza muko yaza kuska iteka ryose ni amahoro se ni amahoro yego ko utajyaga sugera ntuhagejejwe n'amahoro Rukundo hagejejwe n'amahoro da yarije kubasura ariko suretse ibyo ngibyo uwo dusuye kangahe ko kuzamuku yewe noneho ubwo dusuye nanjye nzabasura ubundi nari nturutse yari hakurya kureba masenge uretse ko nanze guca ku rugo ndabona ngiye yaba yaravuye mu bitaro sha mu bitaro yavuyeyo ko numvise yarwaye yarembye yavuye ubu ngubu arasindagira da unzuhuriza iwanyu ndabasuhuza urya mukuru wawe aracakora ku Kibuye ashwida ntimwabimenye se ubu bamwimuriye Kibungo ariko Rwanda rwose agiye kuruzenguruka kandi yagiye ku Kibuye avuye Gikongoro niho yaravuye erega niko bigenda ku kazi ka leta umuntu bamwimuriraho kari nta kundi byari kugenda hajya nta kana barabona oya kugeza ubu ntako ni ibyago bagize yewe ndabona nyarutse ngaho mubeho murakoze zashaka umwanya ngaruke kubasura nuko ubasuhuze uzamuku karame muherekeza ariko ntutinde ndatebuka haryo zamuku karame gusinya mugenderera ungenderera se dawe unyitayeho aho nitaho kukurusha nibandi uzamuku kuko ko mu nkunda rwe numero ya mbere reka wempe bitotse biko zamuku kurya najyaga ngira ngo uziko ngukunda none nibeshyaga ariko usigiye kunzi kunkunda ndabizi ibyo ni ibyanjye ngihorera ni amabanga yanjye rwose ubwo se unkunda ute kandi ufite ubyumvisha ntavuga twose ma niko yakora unyemereye ntajya nkubwira twose nkaturangiza ntacyo nguhisha nakwemera neza anyemera gusa wowe uri mutoya utakumva ibyo kunyemerera nyine nshaka kuvuga wemeye ko tubana yego dusanzwe tutabana se Ruku oya ndavuga ibyo kubana mu rugo rwa twembi wanyu ni wacu se hadutwaye iki tuzi ko ari wo murage w'abasogokuruza ngo umuhungu n'umukobwa bazasiga iwabo babana karamata ibyo ntubizi koko ese nibyo wavugaga none wagira ngo ni ibindi bihe navugaga
nibyo navugaga. Reka baragutanze waga. Koko se banduza muku abagutanze kubimbaza. wenyenisha oyambwiza ukuri disi wenyenisha rwose umpe igisubizo nyacyo dore igihe cyo gukina kiracyariho. Ariko se ko kubwura komeje uko sagira ndakubeshya dore n'ikimenyimenyi to se kumana narubonana abona urwandiko nurwo nari nakwandikiye nkeka ko tutari buhure ndanarwizanira dore nguru none mpansomye numve kandanze ayave se intwaro rupapuro oya mpandebe yewe urarujyana hese ko wambwiye nyine ko bantanze urarujyana he ko wasabwe oya zana ndebe yewe kakira reka nsome numva ko wari wanyandikiye kandi yego nukudire kandi ibyo wari wanditse hasi umurebe nawe yereka nsome ko nihebeye uzamukunda ubwo se koko waranyihebeye ruku harakiyebeye koko ese ubibwirwa n'iki reka nsome ikindeye kukwandikira ni ukugusaba urukundo rw'umubano rushingiye ku kubakana urugo rwa twembi. Niringiye igisubizo cyawe cyiza uwo muzabana iteka rukundo. Niko se rukundo ndakumva kuko wari ukomeje ariko muvugeni iyo washoboraga kureba rwose ukorosora igituza iki ngiki iyo washobora kucyorosora ngo urebe urukundo ruri mu mutima wanjye urukundo ngufitiye ese igira hino nkwereke henda kora ku mutima wumva ukuntu utera koraho kuko desi uratera bidasanzwe yumviye reka nanjye nkore kuwawe numve koko niba nawe unkunda oya wikwirirwa ukoraho n'uwongera ugukunda koko se byizere ku buryo twabana koko ariko rero ni ukubanza kubaza iwacu siko bigenda se nyine ubundi ntabwo nakujyana ntababwiye nakubwo n'iwacu bazaza ntabwo ari jyewe da bazaze rero nta kibazo uzamuku karame kurumva bishimuzaho mbihera rwose ukuntu bishimishije gusa uranyemereye ntumbeshye oya wemeye ku wanjye pe birashoboka se uzamuku numva urukundo nagukundaga rwikubye inshuro 100 umutima wanjye umerewe neza uratuje nanjye nuko rukundo nikuzamuku karame use wanyira byemera tuzashyingirwa ryarira ariko urasetsa ye utaremererwa ugakora porogaramu yo gushyingirwa ni ngombwa kuyikora da none se hari ikibazo ubu ntubaye iwanjye nyine yego gusa ariko batemeye ubundi ntabwo waza tukibanira nkizana kwijyana k'umukobwa se ubona ari umuco twashyigikira rukundo ariko koko ntabwo ari byiza ariko se burya ababyeyi batemeye ko abana babana kandi bikundaniraga baramutse bibaniye hari ikibazo kibirimo yewe ku bwanjye nta kibi kirimo uretse gusa ko akenshi bitera rwaserera hagati y'abana n'ababyeyi ariko koko cyokora rero ababyeyi bagitsimbaraye ku muco wo kubengesha abana babo bitwaje amoko imiryango n'amadini n'inzangano bakwiye rwose kwiyumvisha bakabireka ubundi bwo bakareka abana babo bakibanira n'abo bishimiye rwose urumva atari byo yewe ibyo nibyo byo kurwanya amoko imiryango n'amadini ndetse n'ubukire bamwe bitwaza bakanga gushyingira abakene nabyo ntibabivuze ariko bibaho rwose ariko rero nubwo bibaho ibi by'inzangano zo mu miryango byo mbona bikomeye umuntu ntaho yabihera ngo babirengaho babandi birakomeye yewe urabizi kera ndabona bashyingirana ko imibanire mishya y'abo bana yatuma urwango ndetse n'inzigo bishira kugeza ubwo bizibagirana rwose abo bana bakaba bagahuza imiryango ariko hari n'ikindi utibutse dini hari ikindi utibutse iki cy'inkwano zirengeje ibya mirenge izi nkwano baca umusore ugasanga bati rwose niba utazibonye ntabwo muzabana nuko bigatuma bikundaniye nyine badashobora kwibanira yewe kuko ibyo nabyo si byiza cyokora ndibwira ko ababyeyi bazagenda babyiyumvisha gahoro gahoro kugeza igihe rwose bizashirira
Muzamuku uzi ko twarengereye ariko ibyo bibazo tubiharira ababyeyi tubivugira ibitureba Nikuzamuku ubu ko wemeye ko ngusaba ntuzajya unyihisha boshya kaba abandi ba kera bihishanaga kubera ko babaga barasabanye cyangwa se ukanga ko tujyana no mu gitaramo igihe cyabonetse cyangwa se tugatemberana ntuzajya ubyangara yego reka ibyo ni umuco ushaje ubwo se nzaba mwihisha uraryana cyakora rero kandi rukundo hari ikintu abasore b'iki gihe mukwiye kwirinda ntikese kandi ni iki cyo gutemberana n'abakobwa kugeza ubwo mubarerura aho mu bitaramo ngaya amajoro ndetse bamwe bakararirana bikageza n'ubwo babitwariramo inda icyo ni igitekerezo cyakora ibyo nanjye simbishyigikiye namba si byiza rwose nibi rwose nibi bihajwe urubyiruko rwari rukwiye kwisubiraho rukabireka ariko ubundi muzi ko abahungu mushobora kwiyongereza mu buryo mutazi koko ngo ngaha muri mu maraha ya kijyambere tutese uzi ko ushobora kurerura umukobwa wasabye amaherezo ukiyoneshereza utabizi ndetse n'ayandi wibwiraga ngo ni iyawe ntiba ari iyawe koko aha yewe uzamuku karame uzi ko ufite ibitekerezo bihamye kuko mu by'ukuri ntacyo nkinze namba rwose cyakora humura da ntabwo nziyoneshereza sinashobora kurya imboga zitagabuye aya nabyanze rwose humura ari wowe niko karame nkubwira ko gashimishije rero akaheze uzi ko nabonye akazi ejo nabonye urwandiko rwo muri leta rurumbwira ngo nzaze gutangira akazi mwaye impundu rukundo ni amahirwe ni ukuri nubwo nari nemeye ko tubana nta kazi ufite ubu rwose birushijeho kunezeza ubwo tuzaba dufite akazi ka twembi dukora twembi uzakora mu biki se disi rukundo nasabye akazi k'ubumagaziniye kubika ibikoresho rero niko nari nasabye nuko di nyagasani ahimbazwe rwose nizere wowe ko bazagutangiza amafaranga y'ibyaguye ngo bazantangiza 5 byose ari make se siko njye muropirwa bantangije 6,000 6 ariko se nawe ugereranije buri yopirwa na hiti urabona hari aho bihuriye yewe ntacyo bitwaye byose nibijya hamwe ubwo se ntituzaba dukorera 11 twembi reka numve nibyo 11 bizajya byinjira mu rugo rwacu nuko rwose yewe rukundo reka ngende iwacu batarugira kumpamagara uragiye reka ngende kuzamuka uko numva se utaje urandira niko ndeka nishyano uyanza kubabwira kuri butinde ntituba tuyangije kandi gasaha di tugakomeza tukiganirira ndumva utamva iruhande desi we nanjye nuko ariko reka tutica umuco ati tutica umuco ni igihe cyo kudatandukana nubishaka ntikizatinda kuza naheje ahubwo iwacu baraye bari buzi iwanyu ngaho uramuke amarembo aruguruwe ngaho uramuke uramuke ni ijoro ryiza yego nawe muraho yemwe we karame muraho uraho nawe yego ese ni tawe uraho ta uzamuka yego iteka uraho neza se amakuru kita meza ko ntabwo uherukaga ngo ducunge igiparu wazimiriye disi narabuze nabuze akanya erega uburyo erega burya urugo rurarushya birumvikana ewe umunsi warushinze uzaba umbwira burya nguteze ejo n'umwana w'umunyarwanda sha makuru kisa na rukundora yewe araho n'ubu wabona ageze ahangaha ava mu mupira wabereye hepfo ahangaha erega ubu ngubu ibyanyu byararangiye ubu uri madamu rukundo ariko yebyune komera madamu
ese wamenye ko yatangiye akazi di narabyumvise ra harya ngo akora muri etiro yego wa ni magazine ubu ni ushinzwe kubika ibikoresho umunsi se yabirigishije ego twakennye sike gusa se n'akandi gakuru di kankoze se wa ariko ubundi wabanje kwicara yewe ngaho cara yewe reka nkuzanira akagage nzanira usomeho wari usanze nari ndimo kunywa murakoze nuko rwose ntabwo nari nguherutse kano kakagize ukuntu karyoshye nako wamuhishiye none se ndabyumvise bagatunganyije da byari ngo banyuse bo bagiye hehe yewe bagiye gutaha ubukwe ruguru iriya yego yewe ngaho se nyine nkoza aka gakuru kagishyushye wambwiraga niko wari uzi se ko tuzajya mu nama yo gushyingirwa mu kiliziya kuwa gatanu koko se di reka birarangiye barakujyanye baranjyanye disi ariko sizamuko karabe yego mana uwo musore wawe koko aho muzashoboka nawe gacuka we kukize wa yewe simbizi umusore uhora mu mwenda umwe ubona koko hari ikintu azakugezaho ubukene si bwo bwatuma tutabana da sinamenya ubwo afite akazi nanjye nkaba ngafite tuzahora kuzuzanya ngo ubukene bushire koko guhora mu kabari kwe se bizatuma mugira icyo mugeraho ego hari abagabo batanywa banywa barorera uwawe warashogesheje ahuze umusaza wanjye ukuntu yari amwega yananiwe kwigenza kubera inzoga reka wa ego sinamenya noneho naza ndabimubaza reka da yakwica uzabimubaze wamwiboneye da ariko mbese uzi n'ikindi niki aha uzi ko ngo nyoko bukwa ruga ego mana ntibishoboka ngo araruga ni ukuri ego mana y'u Rwanda ibyo bintu birashoboka se ni ukuri nabyumvanye mu cyawamura mu kazi wanjye avuga ko ari we ngo waroze umukazana we kutabyara ego umukazana we umugore wa mukuru wa Rukundo se undi mukazana agira se n'uwuhe niwe nyine ego mana ngo wamuroze kutabyara cyore hari uwakuregera umwana we kutabyara nyamara ngo niwe da nawe se umuntu umaze imyaka 6 yose ashyingiwe abo bashyingiriwe rimwe bose abana babo ntibiga ubwo nuko igihe cye kitaragera cyangwa se akaba ari indi mpamvu yahise nyine atari uburozi nk'uburozi da koko se di yewe use rwose ngiye ntazandoga gerayo gusa ahubwo urebe nukugukonja natagukonja konja ugasigara umeze nk'igikoba cyaguye mu muriro uzangaye yaba Bikira Mariya nyina wa Yezu we ndakubwira ukanga kumva ariko ngo araruga aranuma anangewe baramurahiriye muva umuntu dore yakwihanganira ubukene koko nk'uko wabivugaga ariko so wakwihanganira uburozi koko ninde usema nanjye mbigire ntewe use rwose nanjye kujyayo njye tabu sinajyayo ubwo se ubona impamvu nabona yantanye na Rukundo ari impamvu izo se ni nke ariko uti yego icyo utazi n'uburozi ntaho nabihera ngaho ni akazi kawe zaba ndeba uzicuza nyuma reka nigendera ataruhira no kunsanga hano mama we yewe ngaho genda ariko desi biranyobeye ndi uzamuku uzi ko nari ngiye siko nari nkusubiraniye ibarwa birashoboka se kandi ariyo yari wahugijwe se n'iki cyatumye utarumva kare kose iyo yarinzanye akiri nibande yego nahugijwe n'ibyo twaganiriye kandi nari naruvanye kuri paruwase mpitira hano nyine ngo ndukuzanire reka mfungure ndebe ndebe urabona se utamuzi wakwandikiye yewe ahubwo yashyizemo n'ifoto katurebera ndabona yashyizemo ifoto rwose cyore uyu muntu se ko ntamuzi ndabona umuntu wanyandikiye ntamuzi iyi foto si ibizi uyu muhungu ko ndeba nsa nk'umuzira reka ndebe uwo ari we ra yewe ko ndeba se rwandikishije imashini ni urwande di ni urw'uwimana di uwimana se wuye yewe uwimana Gerard
ariko se ko ndayanyohereje ifoto kandi ifoto nkabona atari iye di ashobora kuba yibeshya agashyiramo iyundi agira ngo niyanyoherereje kariya ngo n'uwimana n'uwuhe soko numva ntamwibuka wa wundi w'Imana Gerard wa musore wiga Butare wigaga hepfo ku Musanze ubasigaye i Butare yiga muri kaminuza Butare reka mama arakomeye naho kwandikirana nabo muri za kaminuza twara amaze rutindi rukundo wakajyaye ye waciga ku Musanze nuko yari inshuti yanjye cyane ariko se hanyuma yaza kuba inshuti yawe unawe yarakwijeje ibitangaza akazakwivugana asohotse kaminuza nyine reka bishuga dise mama se kaminuza na sera ibihureho ukagira Imana n'ibyo urukundo rusanzwe naho iby'umubano nzisangira rukundo rwanjye wagira ngo baramukuroze vuguta urupfu rwawe naho ibyo rukundo byihore ngaho soma niyumvire wenda uw'Imana yabakubwira ko uzamutegereza arangije ukaba ukiza uburozi n'ubukene bwo kwa rukundo ariko dese tabo wabaye ute koko soma cyangwa uzane n'isomere se nyine w'intinza yewe reka nsome twumve Butare tariki ya 20 Ugushyingo 1981 kuwo nkunda uzamukunda makuru kise uzamukunda we namenye ko wabonye akazi muri Opel Rwanda nezerwa cyane aho reye namenye kandi ko wasabwe cyakora ntibyanezeza kubera impamvu ebyiri sinakubwiye iya mbere ngo nuko wasabwe ngo n'agahungu katize kagakene ariko bako nasase ikindi ngo nuko nayo nakuboneye umusore mukuru wanjye w'umucuruzi hano Butare ukize cyane wifuzaga kukurongora niyo n'uyu rero sinakubwiye ko muzi ngiyo ni foto ye akoherereje iyi niyo ya foto mbega niwe nabonye umuzi koko niba ari Butare ndamuzi ngo ni ya mukuru w'Imana reka nkomeze yitwa Gakire Vincent kandi ni umuseribateri uretse ko ubucuruzi aribwo bwamubujije gushaka aho nibutse rero ahantu namubonye komeza ndakubwira twari kuzaza kuri Noheri ngo agusabe agukwe anakujyanire ko none ubwo byarangiye amahirwe yawe ntiyagusekeye yewe rukundo rero muhakanire byo mu mafaranga gasane we genda upfu rwo wipfira ntugipfuye uriya mureke yewe emera uyu nguyu gusa amafaranga reka twumve cyokora ubonye uko wahindura ntiyabura kuzaza mbese nyine oya di nta wundi rwose nagurana rukundo ntibishoboka uw'Imana se ubu koko ntiyarakuboneye umugabo ushobotse di umusore cyakora ndamuzi hariya ngo Gakire Vincent ndamuzi ye umuzi ute se ndamuzi namwibutse nturutse kujyana n'umugabo wanjye Butare dutashye ubukwe hari umucuruzi w'inshuti ye nyine wari warongoye uwo musore rero dore uyu Gakire Vincent niwe wawuyoboraga ndabyibutse rwose nari nashakishije aho muzi nibagiwe yego disi wari umuzi reka rero umusetse batubwiye ukuntu afite amafaranga nyagasani narumiwe nifujije kuba ndi umukobwa nyine nuko wenda atankunda no kwifotora mureba ugasanga ameze neza ukuntu akize nkubwire kumugereranya na rukundo mana we tekereza rero ngo afite amafaranga umuntu ucururiza ngo no mu mahanga ahubwo ngo agiye no kugura indege za zindi zo gukodesha koko se di agasana hakanira rukundo gusa niko nkubwiye ugiye kuryoha waka fata enda ifoto yawe yewe gasane we mbega umuntu ufite amahirwe rukundo musezereho sana nongere ndebe iyo foto ariko akira rwose reba niwe ka niwe naramwiboneye komeza usome urangize reka nsome twumve niwe ariko ararekwa ntashira tuzabonana kuri Noheri niwemera ko tuzaza ugukunda cyane uw'Imana Gerard kumva se nyine ari uw'Imana Gerard nkunda
umva ari uwandangira ese ukunda se ukuranga nyine kino cyo eka nibagere nakazi yakira yarorera nta kuntu nakwanga rukundo rwanjye ntibishoboka yakasani we rukundo suzamurya gitabu rero kamusetse niba ni umugabo ukize nkuriye nkaba nakwemera gakene ndakaryimka n'impamo y'Imana eka rukundo hani rukundo se ntacyo yarankunze ukunze umugabo se ugukunze nyabusa umugabo n'ugukijije ibyo ni ibyawe sha ndabona kugiriye inama ukanga ukaba wanze kumva nusanga rukundo witesheje gakire nutapfa nawe uzangaye tu wana nereka nigendera ariko se koko disi ubona nama amafaranga ameze kuri yaje ukajya mu kugucana inzara kwa rukundo se koko nahera kuki umuntu warangije kuki disi umuntu warangije kumwemera imbere ya komine byo ntacyo imbere ya komine n'ababyaranye baratana na nkanswa batarabana aha ibyo ni ibyawe wibeshye rero nguriza madamu nuko yakurongoreye hehe se mawe ndetse rero niba hari ukundi mwabigenje rero kandi sinabikangwa atabo biragatsindwa nese urumva wararongowe ikibazo ni ikihe koko so kubatanya haya mu rukiko bakabuca amafaranga mukayatanga aha nayibonera hese dawe yakora ishyano ryose ishyano ryose yewe abo bashaka se kugura indege babura uduhumbi tungaye two kwishyura urukiko hariya mugatandukana yewe ndumva nakwemera ariko se rukundo iki koko kandi uzamuko nukomeza kwibanda kuri rukundo uriya nuticuza uzansangize na Nyagasuguri n'impamo ari nge tabu sinaraga natashye kuri kiragiherwe kumaze nzayengendera muri benzi ndyoshye n'indege zikaza ndetse ngenda muri za rutema ikirere ntabwo se disi nzamwanga mvuga ko mujijije iki yewe reka nkugire inama kuva ubu nimuhura ntuzongere kumusuhuza sibyo yewe koko rukundo nzajya muhitaho gutyo koko reka amatwi se nyine yewe uzagusuhuza ujye umushingana ijosi ndetse no gucira bitabuze yewe ariko ibyo sinabishobora wenda namureka ariko disi se mucire kukomeza ute dore ahubwo uzatangira ugenda umusebya uvuga ko ari umusinzi ndetse uvuga ko na nyina oya bya nyina uzabubyihore ahubwo ujye unavuga ko udashaka umugabo uhanye n'umuboyi wawe ibyo nubikora 2 3 nibitamubishya nawe ngo agutange kujya gusaba ubusitani uzangaye uzi koko ko ibyo byaba byo kandi nta rwase rero ntaga ntaguzi nibyo wiringanye yewe noneho reka nandikire Gakira azaze ariko rero namubwira ko yaza yiteguye ko niba yansha amafaranga y'ubutaya nazayatanga ni ngombwa atazayatanga none se wayavana he ashwe ntaho rwose ntiwanyu ko batakwemera kuyatanga ashwe ariko se disi rukundo mana yanjye we na rukundo koko urukundo uramushaka wiki uzamuko Nyagasani zana ikaratasi ahubwo nkwereke shakira ikaratasi n'agafaranga ndakongera dusome kuko ariko se ndandika ngo iki yewe wakoze kandi soma njye wasanze nanyoye ngiyi ngaho andika ngiyi karatasi yewe rukundo ariko kuko urabona wananirwa kujya mu mafaranga ameze kuri ukajya kwa tekereza rero wicaye mu nzu nk'iyuriye mugabo utekereze no kwa rukundo wakunze biragoye oya fata kwa rukundo ufate no kwa Gakire ukuntu uringaniza urebe koko ntiwahwanye rukundo rugira nabi reka ahubwo nkwereke twandike rero ngaturebe kuwo nkunda Gakire
Gakire ko nandikiwe se n'uw'Imana ukaba wandikiye Gakire koko di ntabwo ari byo gira n'iyindi karatasi reka twandikire uwanyandikiye ndindi nari nyinshi ntabwo nuguhindura nibyo byiza koko Kigombe tariki ayo munsi ni turi 11 tariki 11 Ukuboza Ukuboza 1982 ku nshuti yanjye mpora nibuka Uwimana nindari irindi niri Gerard nabonye ibaruwa yawe ndanezerwa cyane ndetse sibyo kongereho nagushimiye ukinkunda ibyo wangiriyemo narabigushimiye sibyo nibyo nubishobora nako nimubishobora muzaze tubivugane turebe icyashoboka cyakora ni bizatuma bansha kugira ngo nyine bayitegure kuba gufasha bashaka amafaranga nyine nibyo byiza ahubwo ni bizatuma ukumva ko banabyemera nyine n'ubundi bansha amafaranga ubwo tugashyiraho ko nyine nta nayo ufite nyine ahubwo uzi kwibuka y'ubutane amafaranga y'ubutane kandi ntayo nabona muzaze mubyiteguye rero tashya Visenti cyane uti yagushimiye ifoto yawe wamwoherereje Noheli nziza
ugukunda nije ugukunda agakunda n'agakire uzamukunda. Yego di urumva atari byo ariko rero disi wacu bazanyica we bakwiciza bakwicira iki bazaba biboneyemo ko ukize nyamukwe ngo barakwica ntibizanyorohera. reka nze kubivugana ahubwo n'umukecuru wawe ndabimwemeza nawe natabyemeza se uzangaye. aha byose byatunganye yewe uzagerageze ariko disi sinzakira na rubanda we. rubanda ariko rubanda iki ruzakugira gute? rubanda se nirwo ruzakubakira rubanda. aha reka tuzarebe harya ubwo ni ukurushyira mu iposita. ahubwo ndibutse de hari muri umuna w'umugabo wanjye uzajya i Butare azagenda ejo ubwo azarumuha yarujyana kandi akazagarukana igisubizo. ubwo se azamenya aho Imana aba. yaruha ya nshuti y'umugabo wanjye akazaruha agakire nyine. nibyo di naho ubundi rugiye mu iposita rwatinda kubageraho kandi ndeba no hegereye. byatinda enda ahubwo si hanyuma ndunyarukanye naho ubundi gakire ntuza rukundo mwihorere fata agakire ahubwo ashaka mu mafaranga wanjyanayo. reka nsinye ariko se rukundo ariko ikiza mana nyihera nigendere sana yewe yakira tagiye ahubwo mpise ngenda bataruhira no kunsanga hano bavuye mu mupira. yewe ngaho genda kabo we urabeho di ariko disi urankoreye ngaho turangijije ngende kurya amafaranga uzajya ngawe kunandeba nirihumye wicaye mu madini. yewe n'ukuntu twabanye oya disi umunsi nabirota. ngaho genda urankoreye tawe urabinkoze. yewe ariko se ubu simpemukeye rukundo wankunze koko kuba naremeye ko nsaba agakwa nkemera gushyingirwa muri komine nkamusinyira none nkaba mwanze koko aho ibi bintu bizanga ubuhoro. yewe simbizi ariko se ku mugani wa tabu ko ndeba rukundo ntakajya mugereranije na gakire bikubiteho nuko akorera 5,000 nkorera 6 ko 11 bitazagira icyo bitumarira na nyina uroga. yewe ariko we nuko umubeshyera ariko se ko ndeba abasore basigaye banshikira koko nitesha ubukire nari mbonye ngo ngaho ni urukundo ashwe ariko se ko nasinye singiye gucana imbagara kwa rukundo n'ibyo nyine ariko se nzagaragaza mpamvu ki mu rukiko rw'iremezo. ubu se nitesha ubukire bwa gakire wumva ugiye kugura indege koko have tabu ntanshuka ndamwanze nta shiti ikibyimbye kizameneke n'ibyo. Sha bite kutashye wahindurije warwaye. oya ntacyo ndwaye ko ndeberera nk'imbogo y'ishe ryangombe byavugendekeye biti. agendekeye neza niko sha nta gikoresho cy'abandi waba wabuze ku kazi. ntacyo uramenye dawe uramenye sinakubonera ibyo ndi ya leta. yabone gitangaza ese ko ndebe ubukwe buri hafi gutaha ubundi kuzajya utaha iwawe mu rugo rwawe koko ufuhira bigeze aho ngaho bimeze bityo ngo ubukwe butaha mwisubiza amerwe mwisaho kukiva unavugije impuha abandi ndabeshyerwa. ntushaka kurongora ndongora se ndongora nde yaho nako ryaho goza ryawe byarangiye rero yapfuye
niyapfa yabaye icyo watu ntaziwe nkomeza kubaza ntusubize ubona ko nkina nawe niba yasize niba ari muzima sinamenya duhuriye ku bitaro ava ku kazi hanyuma nk'uko bisanzwe ngiye kumusuhuza ibintu yambwiye biragatsindwa na Nyagasani akugenje ati yewe ngize ngo ndamuramutsa nk'uko bisanzwe ankubita ijanja niyo n'igihe mubajije agira aracira ari wowe wacira hari igihe acira nyine yuka kubita ushisha atangiye gusuzugura ataragera no mu rwawe reka bakagira imana we ahubwo yakurikijeho n'ibindi bigambo bitagira uko bisa ibigambo byinshi bibi ngo ntagiye kujya mu batindi abasinzi abarozi n'ibindi ntavuze ngo abatindi abasinzi n'abarozi n'ibandi ngaho rero mwambaza kuko utambeshye ntacyo mwapfuye umusha wa mwana we ashwita ntacyo ni impamo ya Mungu ntacyo ubwo yavuze ibyo byose nta mvano ayo urafite mwapfuye nzarekengera imibonano yanyu ya buri kanya ngiye kwa nkiko mvuye kwa nkiko vuga ibyo mwazimunanijeho ndiko kumvira nabi ntacyo n'ukuri kw'Imana cyakora hari umusore dukorana muri Etiru wabwiye ko yumvise ngo babuza mukunda bavuga ko ubukwe bwapfuye ngo bwapfuye ko nande wari umucuruzi w'ubutarukize cyane ushaka kumurongora ngo buzanataye ejo bundi kuri Noheli kuri Noheli muri gitaye ejo bundi bishoboka nyamara byashoboka ubwo se wabo kuko urakeka ko babizi cyangwa bazamutera uruhare nikuye ejo muri zo bitwereza ngo bazabone uko badushyingira yenda bashaka gushyingira uwo mucuruzi aho twaba babiri inzoga n'inka byanjye bigahera oya ubwo ntabwo bizahera ariko bashobora kumushyingira undi da ntabwo ari igitangaza bamutanga ariko se muri za porogaramu zanyu ntari wambwiye ko umwemeranijwe ko twazajya mu nama yo gukingirwa kuwa gatanu hano nariteguye kujyana n'inzoga y'inama dore ntiwibuka ko navuze ubucyari kwa Rwangarinde bwo gushyira muri uru rwagwa ntazi rega ni nako burya twari twabyemeranijwe uretse ko umuhungu nyine yambwiye ko umunyamukobwa yavuze ko iyo nama atazanayijyamo uzamukunda nyine bise byaye impamo koko yewe bishatse byanaba byo none se ko ejo nanyuze iwabo mvuye mu mupira ariko ukuntu yanyakiriye n'uburyo twavuganaga wasangaga atari ibisanzwe yarameze ati nabonaga avugisha afite igihunga yitse imitima mbese mbona afite ibitekerezo byinshi ushaka undi yaba atwite ibyo sinabihamya simbizi rwose nibuye ko hari ikindi cyabiteye bituma ntamukurikirana ariko hari ikintu rwose ndashira amakenga kuko nabonye wa mugore Tabu namubonye avuye yirukanka yihuta asa n'umpunga ashobora kuba hari icyo yamunteranijeho burya ntabwo njya mushira amakenga rwose Tabu ujye umwirinda mva mubwire tewe ngo sinzi icyo yigeze gucabiranya aho na mukuru wawe uriye niba ari amafaranga Tabu yamwibye niba mama ari iki ntabwo nibuka neza umukuru wanjye ni mukuru wawe uriye ndabyibutse rwose wageze kumuha amafaranga undi aramukubita ngaho ukiriye kubaza rero ashobora ko aribo bateranije nta wundi uzabigenzure mubwire ariko se uzamukunda se kuko ntihari kugira icyo abimbwira akanyibariza akiyumvira ibintu bihinduka gutya bikaba bigeze ibandabaga mu kanya gato urabizi noneho reka nkwereke ejo nzajyayo kandi ariko n'ubundi ari kuzajyayo njya kumubaza umunsi w'inama noneho nzajyayo mbabaze numva icyo babitekerezaho numva icyo bansubiza cyane impamvu nazamenya ko bikomeye tuzahita dukoranira tujye gusaba ahandi cyakora icyo nanone umenye ko ubwo tuzahomba inzoga nka gusa tuzabona gukoranura oya genda uva tutahita dukoranura ntabwo twashoka tubikora ahubwo ndagira ngo turebe ukuntu natwe twabahima maze uwo mukobwa baramuka bamushyingiye ahandi tukabonana twabahima dutesha rwose tuzabahima rwose ubwo twamaze gushyingirwa muri komine ni ukuvuga ko ari umugore wanjye byanze niwe ndibwe rero ko nta wundi ushobora kumujyana amujyanye twabarega mu rukiko bakabaca amafaranga igihano gikomeye ni koko ja uzi ko mbyibutse dore hari umugabo wa haruguru hariya hano bugufi rwose ahangaha bugufi ya komine Kigombe wacyuye umugore wundi
koko se amureze bamukira kinzima y'amafaranga koko aho ntiwumva niko byagenze noneho rero natwe tuzabihorere niba mushyingira undi tuzabareke natwe rake tuyegukane ikibazo bukiri naha ntatamushyingira se bikaba kutubenga gusa ugamuhereza azaba yahe awa bizaba ari ukutubenga gusa tuzabyihorere natwe turebe niba bazaza kutwibutsa bakatubwira umunsi wo gushyingirwa cyangwa se n'ibipfa buheriheri tuzarebe ko atari bo bazajya gusaba ubutani ubwo se wabukira aho sha mbaye iki mubaye iki ntacyo rwose sha n'umuntu banza utarashaka kurongora n'igihe wakugomereye bayada narabishaka gusa we ntiwirebera neza ko umukobwa mbegeye imbere ya ritari wagira ngo mbigenze ne cyakora hame tuzaruhanya na Rindi Burugumesitiri yivugiye ko ari umugore wanjye nka umugabo we uzamushaka ni impamo y'Imana da tuzakizwa noneho buretse ejo nzajyaho kumva akabavamo nzavayo mbizi niko bimeze Imana yamaga nkomeza kwiyuhaga ariko ntabwo bimeze neza urayivanye mu buryo cyurya afite neza ninjya buke wanye no vuno ahubwo mubwire nawe ushatse wajya kugura yo na kuko musanzwe ntabwo nakuza n'inzo gitari by'ubushyi umuco wacu reka ijambo mube muretse reko mushisha tubwire cyamuzanye ntanzo gitagira ijambo nibyo kuko burya kuko ngo ntanzo gitagira ijambo ariko burya n'amagambo aryo hasubiwemo ngira ngo uzi ko mu kwezi gushize ubwo mperuka wasezeranije ko nituva gusezeranya abana muri komine nzaza ukambwira umunsi uzankingirira wa mu kiliziya kubera inama yo gusaba gushyingirwa izabo kwa gatanu narinje ngo dusezerane igihe uzankingirira amagambo yanjye rwose nayo ngayo urakoze ubu nagombaga kukwemerera tukazaja mu nama nuko twari twabisezeranye yego none umukobwa wanje aragwaye ahubwo ndi hafi kuza kukubwira ko agwaye ku munsi wahindutse ubwo munsi azakirira nzaba ngutumaho tubone kuja mu nama ntabwo tukigiye kwa gatanu byahindutse yego nibyo ariko si kuvuga ngo umukobwa wawe ararwaye ko mwambo najya ku kazi banza n'uyu munsi naba namubura murabitiranye indwara yamuza kujya mu nama kwa gatanu n'indwara ki ayo ndwara nisanzwe mu Rwanda nkikoye nisanzwe nyine ubwo urashaka kuvuga ko umukobwa wanjye atagwara erega n'ubundi umukobwa n'urwara simbihakana none se icyo mvuga gusa nuko yaba yirwaza cyangwa se akaba ari wowe muvugira ko azaba arwaye nyuma ari muzima reka tureke gutirana amagambo kubyo ko tuzashaka undi munsi utari wa gatanu utaha ubwo uzategereze nzagutumaho maze tuze muri yo namushaka urumva nubona kandi urambiwe uzaze ngusubize ibyawe uko wabimbaye niko ngibifite bose ntabwo ndi umukene ngo narabiriye ntoyirya nditunze ntoyirya mina ukwe wawe warapfuye se nkikoye ufase buviki nibuzima upfa ngo nindambirwe nzazo nikoye ngo nindambirwa nzazo nsubiza ibyanjye bose sigajo sinzoga n'ikibindira ndetse n'isuka birahari n'ubu nushaka umbwire mbiguhe bijane umva rero ngiko nkubwire ugize neza kuba unyiruriye ndakweruriye nanjye ngiye gutegereza igihe uzarambirirwa ukambwira nzazo nkingire genda utegereze gusa ngusabye kutazagira inzoga nzanira mu rugo ayi n'inzoga yawe nzaka mu rugo rwanjye wose ubimenye n'inzoga uzakwiyibukiriza umva nkubwire nizinsaguka nzayizana ahasigaye rero nkubwire nimurebera kwandukanye n'isindagire ntibakagushye neza oya ariko nkiko se ndumva namwe koko mutumvikanye mwavugisha ukuri mukabivuga turi abagabo natwe turi abagabo twagira icyo tuzubwira gusa murumva atambenzi umwana ntuwanje kandi ntabwo namuhakaniye nzamwibuka wari yakunda arishyura none se nagenda ategereza urabona uzanshyingira mu bihumbi bibiri gusengira umurwayi rero
oya urwaye muzumvikana mwumvise kwa nutse mwumvira nuba wese nzarugabukamo wewe urabiho kuko tereka ahubwo polisi ni mu bazo urabiho rwose ngende yewe bineza mwe Felician ngwino na twigende n'ikibi n'ikirenge mugende tuzareba nari kazo bibiri cyane ngende mubishaka murabiho wakizahari ngo turabatenge bakora ese wajanye n'inka yawe nimureke mugende bana ba nikoze nkiko we niki uriya muntu n'umwemye umugeni mwese mwemye iki ese namwe mugende Ejya bishinzwe uri umucamanza kugenda ko turagenda aho mugende hu ariko hari abagabo ni hapfa abandi ariko mwamvira muko kwizoga yarangiye mushaka iki mugende mwese ntabwo mushaka usigara mugende murangirisha njewe njiko mugende kwizoga mwayinyoye hari ikindi mugende uzamuku wavuye mu misharyari yewe narinje mu kanya ese wahoze ukora iki nahaga kakanyano twatse mwiriwe yego nyoko ari he yewe sinzi aho yerekeye ariko zamuku uzi uko tungana ikirego muko duteze niko karamba kubona inga y'abandi byari ya gatatu nawe ukabukira aha yakaba ari umwaka wa 5 ubona bizagenda bite ko ndeba nabo bicecekeye mwabihoreye se niba shaka ibyabo bazaze babijyana hajya bite na wa musore wawe w'Ibutare yewe nabonye urwandiko rwe ambaza niba narareze mu rukiko ariko amaherezo ndazirongorera abandi yambwiye ko azantegereza kugeza ubwo bazadutanya na Rukundo ariko avuga ko nibirenga uyu mwaka azabyihorera nguko none se warize bikarangira cyangwa se ugashanga Rukundo oya sinasanga Rukundo ahubwo nzajya kurega yahubwe ejo ariko se nzamenya ndega ngo iki hajya ngo nuko utamushaka gusa nibyo none se ko warangize kumwemerera imbere y'ubutegetsi uzarega uvuga ngo iki ko nanje binyobera nzavuga ko ntamushaka gusa bazakora icyo bashaka niba nampona kandi banciye amafaranga agakira azayatangiye hari ayabuze se atazamfunga se ikindi kibazo kiri nibyo ariko rero reka dushake izindi mpamvu ikindi nazavuga ko ari umusinzi kandi koko arasinda sinshaka kandi umugabo w'umusinzi rwose reka atazanyimenera agahanga nibyo ariko se hari abanywa basindema icyo wakireka ahubwo uzabuje ko agenda nduka ngo ndimbwa yewe ibyo ko avuga ngo ndakabwa yewe ibyo nibyo koko ariko se nzabibonera abagabo nibabambaza birakomeye koko ariko humura nzababona haguma abagabo bukuri naho abibinyoma ndibabura niwe wahicupa rimwe yakwemera akaja kuvuga ibinyoma yewe mbonye ikindi nikihe nzavuga ko nterura ubwo anyita indaya kandi koko yarabivuze yarambwira ngo gakire niratana sinzamubona wabivuga ndacu yewe nzanavuga ko yanze kurongora ku bwende bwe akaba ashize imyaka 5 yose kandi mu mategeko birimo nuko ntayifite hano naho ubundi niko byanditsemo ari he ari harya kubiraho nkorera avuga ngo iki yewe hari ahavuga ko umugabo uzasiga urugo rwe mu gihe cy'amezi 2 niba ari 2 niba ari 3 sinibuka neza ngo azahanishwa niba ari igifungo niba ari amafaranga cyangwa byombi simbyibutse neza ko wumva se nyina ari ugusiga urugo rwe urumva bihuye none se ubu kuba yaranze kundongora si kimwe no gusiga urugo rwe kwaye twese twanze kuja mu nama yo gushingirwa aha twanga se twanga iki none se yongeye kugaruka turanga nagenda heza bishaka tacu bitwaye nasho zakiregere ese ariko ubundi ko ari ugushakisha ibirego ubundi nyoboye koko nzatsindwa ariko ubundi wabyihuriye ukemera Rukundo kandi aho bigeze aha ubanza wemeye ko kurongora atakurongora erega Maya ashobora kubyemera kumpima nagera wakangirira nabi ni koko uzaregera ibyo
yewe nzajyayo kuwa gatatu utaha ahubwo ubanza aribwo bakira ibirego. ngaho subira mu mirimo. Uwitwa Uzamukunda na Rukundo barahari? Turahari. Nimuhagararane imbere. Hari abagabo mwazanye bazi ibyanyu? Nabazanye Bwana Juje. Wowe se Rukundo? Jewe ntabo nazanye. Kukiza nawe yazanye. Abagabo bazanye ni bande madam? Hari uwitwa Kazarusenya. Undi? Banga mwabo. Undi? Gasiribanye. Undi? Nabo. Kazarusenya, Banga mwabo na Gasiribanye. Musohoke niba ngombwa barabahamagara bababaze. Ngaho Uzamuku, sobanura icyo watangiye igarama y'ikirego. Ndarega Rukundo nsaba ko mwadutanya. Ni umugabo wawe? Twasezeraniye muri komine ariko ntiyandongoye. Uramurega ko atakurongoye? Ni kimwe mu byo murega. Ibindi murega ni ibihe? Ndamurega ko nteze urubwa nyita indaye boshye hari uwo yigeze amfatana nawe. Ikindi? Ndamurega ko agenda ntukira ababyeyi. Ikindi? Ni icyo kuba yaranze kundongora. Akanga no gukoranura ngo nishakira ahandi nibura. Nta kindi? Nta kindi. Rukundo? Karame Bwana Juje. Ufite icyemezo cy'uko washyingiranywe n'Uzamukunda? Igihe kindi gifite Bwana Juje. Kizane hano. Nakire. Urakoze. Niko se madam? Karame. Kotere Rukundo ari umugabo wawe, mugabo umara imyaka 5 none. Kandi nababwiye ko atandongoye. Ceceka se windogo yubanze wumva ikibazo. Banza wumva ikibazo. None ko twumva usaba ko tubatanya. Nta mategeko burugumesitiri wabashingiye yaba yarabasomeye? Yarayadusomeye atubwira ko ari mwe mushobora kudutanya habonetse impamvu. Ibirego byawe harya se 3? Ni 3. Ubwa mbere uraga Rukundo ko akwita indaya. No kuvugana nande? Akabakubeshyera. Avuga umucuruzi w'Ibutare. Niko se madam? Karame. Uwo mucuruzi arahari se koko? Yitwa nde? Yitwa Gakire. Muceceke. Gakire so yigeze kugera iwanyu? Yarahageze ariko byo Rukundo tuvuga waratubeshyera. Muduhe tuzadi kuri umunyaruhengeri Gakire akaba umunya harya abo ngo niye? Ni Ibutare. Kuri umunyaruhengeri akaba umunyabutare. Muziranye bituma agenda iwanyu? Ni inshuti yacu ariko sindi indaya ye. Reka sinikubaza. Sinikubaza. Icyaka biravuga ko Rukundo agutukiye ababyeyi. Ese ni so? Ni nyoko cyangwa ni bose? Ni data. Ushobora kutubwira ibitutsi yamututse? Sinashobora gusubira mu bitutsi ariko abagabo nazanye babivuga ni mubabaze. Hanyuma se turabaza abagabo utanga mu gihe yose yatukwaga. Ese ari hano? Sari hano? Ntawe uhari. Mu gihe yose yatukwaga hari abo mwaregiye ngo haba haranketi yanditswe yakozwe? Ntabo.
none se bari bagabo wazanye urabona ko ibyo baza guhamya byakwemerwa nko kuri bishingiye kuki? Ibyo nimwe mwabimenya. Icya gatatu arega Rukundo ko atakurongoye kandi akaba atarakoraniye ngo gushakira ahandi. Yaba ari wanze ko kurongora? Oya, ntabwo ari nge wanze, ahubwo niwe watangiye kwitoratoza impamvu zo kunyanga agenda nteza urubuga antukira ababyeyi nk'uko mwabyumvise. None se icyo wawe wifuza ni iki? Ndifuza ko mwadutanya nawe kuko atanshaka nanjye simbe mushaka. Rukundo. Karame bwana Juju. Uhawe umwanya wo kwigura ku byo urezwe n'umugore wawe. Erega sindi umugore we. Uretse mada, uretse. Urukundo se urahakana ko utajya wita umugore wawe indaya? Ndabihakana rwose. Ubwo se namwita indaya nshingiye kuki ko ntawe nigeze mufatana nawe. Nuwo mukire harya ngo ni mukire ni bakire ninde? Ni Gakire. Murakoze. Nubwo kiravuga no kuri simuzi. Sinigeze mubona iwabo cyangwa se ngombe hari icyo naba naramuvuzeho. Base icyo kutuka se? Nacyara kimbeshyira. Ubwanyu mwumviye ko nta bantu yigeze arigaho ngo bikorerwa nketi uretse abagabo yazanye baje guhamya ibitarigeze bivugwa. Icyo kwanze kurongora se umukobwa w'abandi ukanga no gukorana urakivuga wiki? Icyo nkivugaho no kuwacu bajyanye inzoga wabo zo gusaba umunsi wo gushyingirwa hanyuma bakatubwira ko umukobwa wabarwaye. Bavuga ko ngo niyoroherwa bazadutumaho bakatubwira umunsi wo gushyingirwa mu kiliziya. Kugeza na n'ubu nta kintu bari batubwira ntibari banadutumaho. Uretse urwandiko twabonye ruduhamagara hano mu rukiko nta kindi. Nibyo madam. Niko byagenze. None se ko twumva Rukundo nguyu nta cyaha tugaragaje yagukoreye. Urabona twabatanye dushingiye kuki? Nimushingira kuko utamushaka gusa. None se muramunsindiraho ntamushaka nawe atanshaka twabana dute koko? Natwe nicyo twibaza. Niko se Ruku? Karame. Ko umugore avuga ko atagushaka akabasaba ko tubatanya nawe urabyemera? Mu bisuzume ariko rero giye numvaga mushaka ko ari ntacyo napfuye nawe. Ikindi kandi niyemeje kumukunda kuzageza igihe nzapfira. None se ku mugani we urabona muzabana mutatagushaka? Yenda ubwo naba mushuka amaherezo azemera tubane. Tubana iki se singushaka? Ariko kuzamuku uranyangira iki? No ubukene? No ubukene nyine ndetse n'ubutindi. Yesu ubwo niki ko ntazakira? No ushaka uzakire nushaka uzarorere kazi kawe. Kuzamuku. Yoboka iryandoro n'iseko yawe dutekereza iby'imibereho yacu twembi di. Yewe singushaka ye. Serikali rya nzira y'ibizi gutwaziguraga twanga guciye ubusama ngo tudasezeranaho tudasezuye ibyuzuye imitima yacu. Yego ubwo uratigiye singushaka. Niko. Yoboka cya kiganza ku kindi igihe twari tugandaje mu kigarama cya Kigombe. Uragorwa n'ubusa rwose singushaka. Zirikana urukundo rwo bakundanye ureke koshywa n'ibigushuka biguruka hariya ndabitagira n'amababa. Yo singushaka rwose ubwo uratigiye cyawe. Nikuzamuku. Yego uravunikira ubusa. Uribuka indahiro warahiriye imbere ya burugumesitiri uvuga ko ubaye umugore wanjye tuzatandukanywa n'urupfu gusa. Ubuse urabona napfuye? Warapfuye nyine ko wapfire mu mutima wanjye se ndakurikire muri intumbi ntuzaburira mukanukira. Muceceke mukagira Imana. Ni muceceke. Kana mureka gutukana hano. Urumva? Rukundo se hari ikindi wongera umaze kuvuga? Yewe. Ntabwo nari nzi ko bigezaho. Umuntu utinyuka kuntukira mu ruhame ko ndi intumbi se. Byongeyeho kandi mu rukiko ubutani ndamwemereye burundu genza akurikirana utwanjye. Rero Rukundo ndamumwemereye. Zakurikirana utwanjye gusa. Icyo koko. Ngaho rero nimuze musinyire ibyo mumaze kuvuga. Aho. Nawe.
mwiriwe namwe. Yego. Ni bande? Ni Tabu. Komezuza. Uraho Tabu we? Uraho se. Makuru ki? Meza. Naje kureba uzamukunda. Uzamukunda shura mureba hwiki kwibyo byamurangiriyeho. Ameza atese. Tako. Kwa bandi ko barwara malaria bamwe imiti bakoroherwa. Iyo malaria ye ni bwoko kira. Isi yakubwiye ko agwaye malaria. Ikindi se arwaye ni iki? Kina za malaria za hano ye. Pite Musa. Arwaye iki? Ngwino mwibarize. Yego ko Nyagasani. Yego zamuko. Zamuko. Yego se wararembye. Yego Nyagasani uraho. Uraho nawe. Yeza kuzwe. Yego Nyagasani we. Siko warembye wakanyagwa we. Wararembye koko kiti. Nta ya miti se nta kintu yakumariye. Ashwe. Nyagasani we. Natareba neza ahubwira muhitana ngo ngaho baravura za malaria. Yego ko. Yakubeshe rero ngo agwaye za malaria. Yaba inde yamukinagamo. Yego mane horaho. Bitese. Yaratwite se. Yari imvuca ahubwo amezi 6 yose. Yego mane horaho nibishoboka. Nyagasani we. Usamuko. Yahishaga hehese. Anigeze nyina ibikeka na rimwe rwose. Twe tubana nawe se ntitubimenye uko kubisi gihwereye sinzi aho bazihishaga namenya ababyeyi tugira ingorane. Usamuko kuko wari utwite ariko se niyandi mu kanya ko narinzi ko witondaga wakanyagwa. Ntawamenya da ko ndana basure se mbona bacaracara muri uru rugo uretse gakire. Ishyano ntumiwe rwose. Rivugwa se wa mukobwa w'Igwanda we uyu muhanya azapfa dakize dureze bundi rukundo yaramutsinze. Ndabizi. Kandi gakire yagombaga kuza none akamujana akanatanga iby'urukiko rwansiye byose. None dore ubusa yaza bwo yamujana ureba uko ameze. Atuvanya amata mu kanwa yo kanyagwa. Gakire se yagombaga kuza uyu munsi. Yari yadutumyeho da kwaza none ndetse bayageze nundi tuzi impamvu yamubujije. Wenda n'ubundi araza haracyarika. Nashaka rorere yaza gase ngo bimarike. Uzamukunda ntagenda aratwisa ariko atwisatire cyo kanyako. Yewe nawe mwe murenganya siwe. Ngo siwe yitwara gasa atari we. Niyo byose biba ntarakira ibintu byo munyarwanda. Reka mufatanya na kuriya kuntu yemereye atarushaho kumererwa nabi. Nakazi ki? Mubabarire rwose. Nakazi ki? Abyeyi tugira ingorane. Yego baba cyakora Nyagasani we. Sinzi ko azazanzamuka. Yewe zamuko hari urupapuro urwandiko nari nkuzaniye. Tenaraho na mplanto ngo we wanyu ukora ku kazi wanyu. Mu Rwanda. Simbizi nabonye ari urw'akazi. Ruriho na kashe yawe perwa nyine. Ubwo n'urwo ku kazi bakwandikiye. Nyakira. Ngo wenda barampamagara ngo nsubire ku kazi kandi nta n'intege nifitiye. Ngaho soma numva ibyo bambwira nta maso yo gusoma njye nifitiye. Yewe. Kora sinzi ko meze nabi koko rwose. Reka nje kwifungurira akaboreka ka radio. Tare rwa rwandiko koko n'urwo ku kazi wagacuka.
muri baca ngo yarumye gihwa bawuca iyo babajije umuntu ikintu agaceceka cyangwa se babonye ababara agashinyiriza ashira ariko ntatake, nibwo bavuga bati yarumye gihwa. Wakomotse kuri gihwa wari umutware w'ikibari muri Ruhengeri n'ahandi byegeranye ahayinga umwaka w'1500. Muri ayo magingo abakongoro bamaze kwica Ndahiro Cyamatare, Gihwa yigaruriye utwo turere aca iteka ry'uko nta muntu uzongera kugurana imyaka mu kibari. Ubwo yavugaga uturere tw'u Rwanda rudahinga amashaza nk'Ubuganza, Ubwanacyangwe, Amayaga, Induga n'ahandi, dore ko guhinga amashaza byakwiriye mu Rwanda hose vuba. Ubundi bahingaga amasaka yakera bakajya kuyagurana amashaza mu nyiga. Gihwa rero amaze guca iteka abwira abanyakibari ati uwo muzabona azanye amasaka kugurana amashaza mujye muyamwambura mumureke yigendeye, ariko nimuzagire icyo mumutwara. Icyakora nabatera amahane mujye mumunzanira mu rume. Gihwa yari umuhanga wo kuryana amenyo. Kuva ubwo uwo babonanye amasaka bakayamwambura, yatera amahane bakamujyana kwa Gihwa akamurya amenyo. Biba akamenyero, uwo babonanye amasaka bakayamwambura, unaniranye bakamwegereza Gihwa akamushishimura akagenda avirirana. Yahura n'abandi baje kugurana bagakimirana ubutarora inyuma. Mu gitondo abo mu turere twose baba bamaze kumenya iteka rya Gihwa, bacukiraho ntibongera gukinisha kujya mu kibari. Ubwo mu Bwanacyambwe kuri Kigali ahitwa mu Busasanzobe hagatura umugabo witwaga Rubango. Yari yarabyukiriye mu bashumba, ari umwungeri uzi gukura inyana amahembe byarubiwe. Rimwe rero yicarana n'abandi mu mpinga ya Kigali, baraganira bagera aho bavuga ko batakibona aho bagurana amashaza, batekereza iteka rya Gihwa. Rubango abwira bagenzi be ati nimutoranye abantu 2 b'intwari tuzajyane kugurana amashaza mu kibari, maze nzarebane n'uwo muntu wigize ishyano. Batoranya abantu, bucya bikorera amasaka baboneza iyo mu kibari. Rubango uwo yari afite inshuti nyinshi banywanye, mu mayira bakagenda nijoro, bwajya gucya bakaba bageze ku rugo rwa mushuti we bakaryama bakirirwaho. Begereje mu kibari, Rubango abwira bagenzi be ati noneho tuze kugenda ku Kirenga, nibigera mu mataha y'inka tube tugeze kwa Gihwa, kuko nta handi nzaguranira. Bigejeje ku Kirenga bashyira inzira inka zigiye gukamwa, baba basesekaye kwa Gihwa mu muharuro. Rubango akaba yitwaje inkoni n'indiga, intambi ayambaye ku kizigira. Bageze ku irembo agira ati yemwe abo kwa Gihwa nimugire umwami. Abari hafi barikiriza. Rubango ati nta mashaza mwagira ngo mutuguranire amasaka? Abandi bumvise iyo mvugo baratangara bati uwo muntu ushirika ubwoba bingana bityo aturutse he? Agira ati ndaturuka Ibwanacyambwe. Bose barashika baza kumureba, baramwegera bati uravuga make? Rubango ati ndashaka ko munguranira amashaza, mfite amasaka. Baramureba barumirwa, basubira mu rugo kubibwira Gihwa. Bamaze kugenda, Rubango abwira bagenzi be ati mureke abari nge ujyayo njyenyine, namwe mukenyere mwitegure tuze kubasiga. Ajya mu rugo, agezeyo Gihwa aramubaza ati urashaka iki? Rubango aramuninira, Gihwa ararubira ati nimumunyegereze mutegeke. Baramufata bamukubita inshyi, baramukweshebana. Rubango aranuma ntiyakoma. Bamwegereza Gihwa, amushinga amenyo ku mukamba w'inda. Rubango arashinyiriza ntiyataka.
abari aho bati hora gato urashyira uhebebe. Nuko Rubango akora aho bwabaga. Ni umuntu rero wamenyere gukura inyana amahembe. Uko Gihwa yakamushinze amenyo ku mukamba w'inda, mu mugongo w'inda, undi ayamushinga ku ngusho, ku gakanu, arashingishira. Gihwa aranegekara, acura umuborogo, abe bagakeka ko ari Rubango utaka kuko hatabonaga. Rubango akura indiga, aramusogota, amuvaho afumya mariruka. Bagenzi be bamwomaho, abo kwa Gihwa bahugira mu kumunamira. Bavuza induru ikwira ikibare, bati umuhashyi arumye Gihwa none arapfuye. Barara barira, bucya bahamba. Kuva ubwo rubanda babigira urwenya, uwo babajije ikintu agahora ati yarumye Gihwa, bigana uko Rubango yashinyirije ashira aho gutaka, akumiriza akaruma Gihwa akamuhwanya. Turabashimiye mwese mudukurikira. Iyi nsigani mukaba mwayisanga mu birari by'insigamigani. Turabashimiye cyane, kora subscribe maze tujye tugumya tubane. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.